bakunzi b'umukino mumeze mute abari mu majyaruguru barasirazuba uburengera bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru mwe mudukunda cyane kandi mudahwema no kutugenda mutugaragariza ko mukunda ibyo dukora n'amakuru menshi tugenda tubagezaho munsi ku munsi isaha ku isaha. Mbega inkuru nziza we, mbega ukuntu iryoshye, harimo ubumara ushobora kumva ukuntu iyi nkuru imeze, ariko ni inkuru nziza cyane, ni inkuru ndakeka ariko twa mbere rwose tugiye kuyiripura ngo tuyishyire ku karubanda abantu benshi bayimenye, ibintu bigende neza. Ni amakuru mashyashya. Ni umuvugizi w'abafana ugiye gukora ibintu bikomeye kandi agiye gukora ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ndakubwira kuko agiye kuza gusura abafana cyangwa abo twakwita abakunda aperi, agiye kuza nahangaha mu ntara y'uburasirazuba aho bita mu Mutara, wenda nk'umuntu utuye i Kigali nagazi mu Mutara, ariko naho harimo kwerekeza epfiri handi rwose handi haturuka za nyambo nziza z'imfura z'u Rwanda. Nguko rero ariko nago ndi njyenyine, ndi kumwe na wa muhungu rwose wa wundi wanyeranyereje ikaramu, baca umugani ngo iyimijwe n'ikaramu nago igirambura. Reka muhikaze noneho atangire iyi nkuru ayimanuka ayivimuzi. Tugwaye ikaze. Nakoze cyane Patrick mushito wanjye, ndikona ukeye cyane muri mugoroba, ntago byoroshye. Ndakomeye rwose nubwo akavura kaguye rwose, ariko nge ndakomeye, ndamata ndubuki ndakomeye pe. No kuvuga ngo nubundi reka dukomeze warugeze. Iyi nkuru rero ni inkuru ishyushye. Ni inkuru ishyushye, ni breaking news. Bakunze bacu ni breaking news ari muri mu burasirazuba mufana peri. Iyi nkuru muyitondere, irashyushye, iraka, irotsanya cyane. No kuvuga ati umuvugizi w'abafana ba peri ategerejwe i Gatsibo. Ushaka ati Gatsibo noneho byagwanaje kwindika i Gatsibo, arenze Rwamagana, akarenge Kayonza, akagera muri Gatsibo ajemye kwenda iki. Aya makuru rero n'ubwa mbere mugiye kuyumva, ahantu hose wicaye witonde uyumve neza witonze. Umuvugizi w'abafana ba peri ategerejwe i Gatsibo. Aho ngaho turavuga ati si Gatsibo yose, rukumva si yazanga ajye muri Gatsibo yose. Yahisemo ahantu hamwe azahura n'abafana bagize iki gice cyo guhera Kayonza kumanana za Kabarore, ibyo bice byepfiye byose. Nuko bati Jagwan we byaratekera bati rero aperi dore abafana basigaye baracitse intege. Abiganiro n'ubuyobozi bareba icyo bakora, bati noneho reka dutangire kubakangura, reka tubisangireho bari, noneho ba bantu tubegere amafani club yakonje twongere tuyabyutse. Urabizi hari igitekerezo yuko inahikira mu ruzi benda kwagira iki kwashira fan club, ariko ibyo bintu biza guhagarara. Uko byahagaze ntago tubizi, amakuru yakomeje kuba ubwiru. Hagati aho Jagwane yaratekereje avuga ati noneho urukumva abari kumwe n'ubuyobozi bwa peri bavuga ati reka tumanze tujye mu burasirazuba cyane. Mu burasirazuba ariko bahitamo umurenge wa hehe wa Rugarama. Ahantu hazwi nka Rwagitima rwose kwa Mwatatu, kwa Mwambiri, hari ahepfo rwose hari Rwagitima, niho bitegerejwe ko bazahurira. Ariko mbere y'ibyo byose hari igitekerezo cyo kuvuga ati se uwamanza agashira iduka y'amagezi, imyenda ya peri ikiramuruzi. Ngo niho ruzingiye rwose. Noneho ubwo baratekereza barareba naho urabizi inayikiramuruzi, abantu benshi bikundira amakipe agiye atandukanye basaba aperi. Bareba banyuzamo amaso, babura umuntu wagira iki wafata iryo duka ngo arigimbe ribige aba yabasha gukontora iryo duka mu burasirazuba bwose. Ariko baza kugirwa inama n'undi muntu nashatse kuvuga. Ariko igihe nikigera nshaka kuzamucira hanze n'amakuru yose turayafite 100%. Iyi ni inkuru yacu, ni inkuru twacukumbuye, ni inkuru tuzi. Bamaze kumwegera uwo muntu babarangiye, uwo muntu baza gusanga n'umureyo, mbaza ngo byagenze gute. Abagabo barifashe baragenda, ubwo bajya kureba umureyo cyangwa se umwe mu bantu bafana Murera. baraganira ariko akimara kumva ko harimo ibintu bya peri aba
atangiye guhindura isura. betangiye guhinduka. Bitangira guhinduka. Yewe. Abandi aho bari babona wa muntu wasekaga ibintu bibaye iki? Seriye. Bibaye seriye. Cyane. Abaratangiye ati se nijye mushaka ko ncururiza APR imyenda yayo. Yego. Abarikuye. Abayikoreje hirya no hino. Arikubita. Abafashe ibintu by'ibibando. Abavugije induru. Abari birukanganye. Ibintu biracika aho ngaho abantu bari hafi barataga korana bo boss birukanga n'inkundi ibintu bya ari induru. Bapfa Rayon na Sport. Bapfa Rayon na APR ati se murashaka ko ngewe curuza imyenda ya APR ndi umufana wa Murera. Ndi umufana w'igikona. Nanga n'umusanzu akanyenyeri ngakanda. Cyakandira ko gihe. Cyane. Ubwo imaka bari imaka ubwo ibintu babiracitse ubwo bari baje kumwaprocinga birapfuye. Yego. Ubwo gahunda yari ukongera kwicara bagatekereza kuwafata iryo duka. Yego. Icyo nshaka kubaza ni kimwe. Yego. Ubu ikiramuzo ko habaye igihe kirekire. Inayigatse ko habaye igihe kirekire. Ubu habuze umuntu w'umukire wabyimberera duka akaba ufite inaha mu burasirazuba. Nk'umusesenguzi nawe umuntu waye igihe kinini muri uyu murenge. Rero ukuntu nabivuga mu buryo bumwe cyangwa bundi ntago bamubuze ahubwo ntago bashatse umuntu nyine ngo bamuhe akazi kuko urabona ushobora guha umuntu akazi w'umwana uwo nguwo nyine ntago umufitiye icyizere ahubwo bararebye baravuga ati se ninde muntu watwiba tukamukurikirana ninde muntu ufite ishingiro na rugero kuko ku buryo wenda twagira aho duhera aho ngaho tumufasha cyangwa tumuha icyo cyizere cyo kintu uvuga cyaje nacyo cyenda cyumva kuko ntago wajya gufata iduka birabino wabihenze imyenda ya 50 na 60 bihenze cyane ugenda uyihereza umuntu uri aho ngaho uciriritse ubwo rero byabasabye kumanza gutegereza bategereza igihe kirekire bategereza umwanya munini baricara baraganira ibintu biranga induru ziravuga ariko icyizere gihari nuko ibintu bishobora kuzacamo ngiye rero nkaba nshaka gutanga inama rwose abantu mereke rwose abafana ba APR turabazi murahari kandi murakomeye mwihangane rwose turabinginze mwishake umuntu ufatira iduka nimudusebye ariko reka nkwibariza aka kantu nukubera iki bashatse ko kubizana nyine muri Gatsibo nukubera iki bara ni impamvu nka zingaye wama nk'ebyiri nubwo ati hari Gatsibo ariko ari umwihariko w'ikiramuruzi uko nubundi kiramuruzi yugiye kwitegereza intara y'Iburasirazuba bwose ahantu hambere ubusanga hari fanatisme ubusanga ibintu bya football ubusanga ari ibintu bijyaye n'imikino byinshi ni ikiramuruzi gwera za Nyagatare hose ukazamuka yewe niyo washiramo ikayondo usanga ikiramuruzi hari umwihariko rero bararebye bati ikiramuruzi ruboneka Bosco naturuka Jabe naturuka na abantu banyuze muri APR rero kuva kuri abafana ba APR bagize iki ari benshi ikiramuruzi kwera abo bantu batire tubazanye imyenda bisha gufasha ya ntara y'Iburasirazuba yose ikaba ibonye imyenda bugufi yarabuze mu busanzwe iba iri i Kigali ntago ipfa kugera mu ntara rero ko uyu munsi muri iyi minsi batereka tuyishirikira mu ruzi ni igikorwa cyiza gikwiye gushyigikirwa ahubwo abafana ba APR bakanguke bafatirana aya mahirwe rwose dore batangarije ni inkuru nshyashya umuntu uri shapu umuntu uva mu bushobozi naze rwose yegere umuvugizi w'abafana ba APR bamushingira iduka ahangaha tubona ibintu bigenda neza Patrick ngaye nguko rero ni inkuru nziza kandi ni inkuru twebwe ni inkuru itugezeho gambere twavuga ko ari inkuru shyashya ni inkuru shyashya rwose Patrick ni inkuru ikiri urabona ibirayi kigera mu mavuta nk'ifiriti cyane rwose uragifite amashagaga bitari byacisha bugufi ire ni inkuru gifite amashagaga ni inkuru mu byahishuwe kiri icyahishuwe tubazani rwose tunayibutsa ko umuntu ushaka kwamamaza anga turamamaza ufite ibikorwa byawe turabyamaza abantu bakabimenya rwose muze mutugane tubamamarize Umukino TV turakora buri munsi rwose uri mu ntara y'Iburasirazuba uri mu majyaruguru uri mu majyepfo yatwandikira tukamufasha uzi ko tuvugisha kuri YouTube wajya ku mashene yacu ya Instagram wajya kuri DJ Zoliva rwose ukaba wanyandikira nta kibazo byabitwaye iyi nkuru ni inkuru twari dufite ariko tubararikira gukurikira ibyahishuwe biravuga iki mu ikipe ya Sport
ejo tubafitiye inkuru mutari mwumva ahandi Yego. iyo muri Murera rwose ibintu turabishyira ku murongo, ibintu tubafitiye ni ibintu byiza kandi binini cyane. yego Binini cyane utasanga ahandi. Muri Murera birashyushye, amabaruwa ari gutambuka buri kanya, bombori mutoza, ngaho Prosperi, ngaho Tade, hasi hejuru, bamwe Reme Bibodi, ibintu byashyushye, ibintu birashyushye. Tubafitiye indani muri Rayon Sport turimo, twicayemo, twiteretsemo, ibyahishuwe turafite, tuzayibashurira ku munsi w'ejo. yego ni izi tariki rero 16 z'ukwezi kwa 10 2025 rero nibwo perezida w'abafana yasohoye ko iri tangazo rwose ko ushaka kuza rwose gukora ibintu byiza kandi bitoroshye habe na gatoya. Ngaye nguko rero nejo ni tariki 17 rero tuzajya muri Rayon Sport rwose ibintu tubivuge, ibintu bigende neza cyane. Wowe udukurikiye kuri laptop yawe cyangwa machine yawe cyangwa telefone yawe, dutera inkunga ukore subscribe, unasharing, kandi wowe ufite n'ibikorwa watugana rwose ibintu bikagenda neza. Bye bye, ciao ciao na hejo.